What's up? Producer. Yeah, man. Okay, producer admin. Yeah, man. What's up, Nick? Fresh. Tugusanze muri studio. Yeah, man. Tugusanze indirimbo. Yeah. Tugusanze mu kazi ka nyine nk'umuproducer. Yeah, kandi ni byiza kuko niko kazi kanjye ka buri munsi. Niyo suka yanjye. Niyo murimo wanjye. Yeah, ndi muri studio ndi gutunganya akaririmbo kandi keza cyane. Kitwa Blessing. Blessing ni umugisha. Yeah. Okay. Ahangaha n'ubundi ni kuri Rap FM nk'uko babizi, niyo channel yawe uzaho ibikorwa byawe bya buri munsi. Sinzi nimba nyine wenda hari abantu baba batakuzi cyangwa se. Yego, birashoboka ko hari abantu baba bageze kuri channel bwa mbere kandi baba nabo bakwicyubahiro. Nabo bashobora kuba batazi, ariko iyo umuntu ageze agomba guhita yisanga. Nicyo tuba twifuza ko yisanga, agakora subscribe, agasharinga, nyine akisanga tu akumva ko nta kibazo, ko nta mutima mubi. Ya hari ababizi, abenshi baba babizi, nabo batabizi, ariko abo batabizi nabo tuyifuriza kwisanga. Kandi wowe ukaba uri director mukuru cyane, urimo kutuma urimo kunjijisha ntutume nkuvuga. Director Zapa. Yeah. Ukuvuga ngo Rap FM hari abantu benshi bamaze igihe bambaza se admin kutakigaragara, Rap FM kutakihari, hashize amezi angahe, Rap FM byagenze bite? Nababwiye none se baragufunze. Nanjye nicyo cyanzimbiye bro. Ya ariko nyine bibaho, hari igihe habahamo akantu ko gupozingamo gakeya, ukagira nyine utuntu banza gutekerezaho gakeya, ukagira unishira ku murongo. Abantu bakunda ibintu ntibakarenganya abantu, hari igihe ngomba kubanza gutekereza, ukabatekereza n'ibindi bishasha, kandi koko dufite ibintu bishasha byinshi. Yego. Okay, ngiye rero icyanzinduye kuzanga cyane nyine tu. Ejo bundi nkabonye P-Fly avuga ati nyine wasohoye indirimbo ze mutayivuganye nyine wishyira hanze. Avuga ko namuhemukiye. Okay, ntabwo yigeze amvuga mu izina. Yavuze ngo producer ngo wamuhemukiye. Aba producer yabikize mu bintu biri global, which is good. Nanjye ntabwo byambabaje, ariko ntabwo namuhemukiye nkuko abivuga, ko muteye ntabwo namuhemukiye nkuko abivuga, ahubwo nuko habayeho kuba tutarumvikanye mu mikoranire. Ni ukuvuga ngo mu mikoranire bibaho ko abantu hari igihe akantu kabisoba wenda ntibakumve kimwe, sibyo? Ntabwo bijya bigora. Kandi nta kibazo bafitanye ikindi kidasanzwe, ahubwo hari izindi interaction zinjiyemo ku ruhande zigatuma ka kantu mwebwe mwumvikanaga mutatangira kumvikanaho. Ugasanga niba hari igihe umuntu ashobora kuza umwe nk'ubusore bano turi muri studio, kandi ushobora kuza akabanga iyi keyboard ntabwo igomba kuba iri hano, igomba kuba iri hano, unakaza ngo igomba kuba iri hano. Mu cyo gihe hajemo interaction ituma mwivanga mwebwe, buri wese agatekereza iby'uko abyumva. So rero n'umuvuga ngo hari n'abantu benshi nanjye bagiye babimbwira, barambwira ati admin ko twumvishe inbox yanjye already bakambwira ati admin ko copy tuzikara umuntu wawe, tuzikara grand frère wawe, kandi ko copy ni grand frère wawe. Byagenze gute kugira ngo mutumvikana mupfe imiziki ibintu mukora buri munsi, kandi koko ni ibintu dukoze imyaka irenga 10 kugiye kapiro twamenye 2013. Yego. Ubwo ni ibintu dukoze imyaka irenga 10 n'ingahe. None ugasanga umuntu akakubwira ati se kuki none ibyo bintu bishobora kuzamo ikibazo ku buryo mushaka kubipfa mugatangira. Kuko nanjye ndavuga okay, hari abantu benshi basabye ko twakorana ibiganiro, sindi bubavuge, nta muntu umentioning, ariko abantu benshi basabye ibiganiro nabo bariyizi barahari, kuko abantu benshi bakora ibintu bya YouTube n'ibikini bose baranza benshi, kuko njye natangiye ibyo bintu bya music kera 2013, bari bataratangira no gutekereza ko bazakora YouTube channels. Barabizi benshi ko barabizi benshi, ariko ntabwo mba blaming, barabikoze binacamo banamera neza. Ariko noneho
bakambwira ati se bro ese ibyo bintu twabikozeho iki ariko njye nkumva ntago ndi comfortable yo kuba twakora ibyo bintu ndavuga ntago byaba byiza ibi bintu bikoreye ku yandi macano kandi nkajya kubikora muri angle bo bashakaga muri angle yo gusenya iyi negative kandi ngiye angle nshaka ni positive nubwo pia batayishaka simbizi ariko ngiye angle nshaka ni positive ariko abandi bo kugira ngo batwike bashaka negative bashaka kuvuga n'ibitakagombye kuvugwa ko pingewe n'ishumi yanjye umuntu twamenye 2013 tuziranyeho byinshi benshi muri abo banyamakuru abamwe muri bo bambwiraga ko bo barambwiraga ngo kose ngo pingo ko ari umuntu ugiye gupfa ngo muracyakurana iki abenshi birirwa bamwirukaho bakorana ibintu bo niko bambwiraga sinzi niba ndengera ariko bo niko bambwiraga navuga ku mutima ariko nese agiye gupfa ntabwo kenari ngiye nkaheza ko ngewe ni umuntu nakundaga numva tugomba gukorana ariko uyu munsi barirwa bamwirukaho bamusaba interview urumva bavuga nari piwe ntabyazi ibyo ntabyazi sinigeze nabimubwira ibyo nabigumanye ku mutima wanjye bavuga ntari ariko ibaze kugira ngo abantu bakubwire ngo uriya muntu ngo asigaje gupfa kuri uwo muntu wamukorana iki za 2013 2014 kuko nyine nibwo twamenyanye ariko naramukundaga numva namufasha ibyo nshoboye ntabwo nari mfite ibintu bihambaye namufashaga ibyo nshoboye nakoraga ibyo nshoboye kandi nawe yaramfashaga ko nanjye nari umuntu mushyashya kimwe no mu bintu numva mushimira nuko yamaye trust mbere y'abandi bantu nanjye rero bituma numva nakora ibyo nshoboye kugira ngo twese dufashanye bigera hano bigera kandi n'ubundi yabonaga ko ushoboye nyine urumva ntago ari uriya ni umujene wa cyane ni umujene kandi ushona kandi abakobwa benshi barabizi ko ashona hari abajene benshi yashonesheje pe ntabwo turi bubavuge ariko abajene benshi yashonesheje barahari babizi ko ashona nanjye nkambizi ko ashona ariko icyo gihe kuba yarampaye trust njye nari ndi gukorera abajene basanzwe wenda mpaye story abantu gakeya mbona baramuzanye bagiye gukorana indirimbo ariko icyo gihe yambwiye amagambo ntabwo ari menshi cyane ariko ya magambo yambwiye numvishe ari meza icyo gihe numvishe ari meza arambwira ati hari amagambo yarimbye mu ndirimbo iyo ndirimbo nta nubwo nayibona n'ubu sinayibona kuko imashini zigenda zibura data zikabura ariko yarimbyemo amagambo abiri aravuga ngo wariye neza uzagwe neza wariye nabi uzapfa nabi nawe ntabwo yibuka ayo magambo arayibukira kuri umubivuzi kandi ngenda cyayibuka kandi ashize imyaka irenga 10 n'ingahe ayo magambo ni manini cyane ariko ngewe impamvu numvishe ko ari manini byatewe n'icyo gihe nyine ko nabibonaga turi kumwe abivuga kandi mbona ukuntu ari kumpa umwanya cyane ashaka ko tuvugana cyane kandi nanjye ari umuntu natekerezaga ko nshaka kubonana nawe tukavugana kandi icyo gihe twaragumye turakorana dukorana n'ibintu byinshi biba byiza abantu baranabikunda abantu benshi ku buryo bavuze bati admin wakoze ibintu byinshi cyane bya P kandi byatugezeho neza ko P buri akundwa n'abantu benshi cyane nawe muhe shout out Kapiro P abantu benshi baramukunda ku buryo namukoreraga abantu benshi barambwiraga bati yo bro akorera ibintu byiza Kapiro hari so urumva rero ko banyuma twaraje kugiranaho akabazo nako ngomba kukavugaho kuko abantu benshi basabye ko nakavugaho ariko bantumiye ku macano yabo nanga kujya ku macano yabo ndavuga bo barashaka gucuruza bashobora no kubihindura ukundi kuntu kabivugiye ngiye ku icano yanjye bivuga uko mbizi bashobora no gushiramo byabo cyangwa na title zabo ari ukuntu bandika title bakavuga ngo admin noneho ngo yishe P ngo yamwishe neza ntamwishe se ndamwiciye
ariko njyewe naratekereje ndavuga ahubwo njyewe ngomba kubikorera kuri channel yanjye nubwo byarebwa n'abantu babikunda ariko ntacyo bakamenya ukuri kwabyo ukuntu bimeze. Hari n'abagiye babimbaza inbox yanjye bakambaza ariko se man pika inshuti yawe man ntabwo makumbye kuba mushwana mufu ibyo bintu kanishumi yawe nawe aragukunda nawe kandi n'umundi deruka no kuvugana numva nta hate iri ntabwo yabijemo rero mu masaha 12 noneho bakambwira bati se man copy ishumi yawe ari umuntu mu byumba kimwe gute ibyo bibazo bishobora kuvuka ariko bibaho mu bantu. Hari abantu baza bashaka kubatandukanya bashaka kubashwanisha bashaka gushwanyaguza project mufite. Njyewe pi dutangira na gukora ni kera numva na 10 kangahe nta gahunda yindi nini twari dufite ariko nyuma twageze aho ntabwo ari kera muri mwaka turavuga ati tugiye gukora ibintu byo gucuruza dukora umuziki natwe tuwucuruze dufite abantu benshi bakunda umuziki dukora ko twe tumaje kubibona turekura indirimbo abantu bakazikunda turekura indirimbo singles abantu bakayakunda noneho turavuga ati tugiye gukora indirimbo turabyumvikana tugiye gukora EP indirimbo 6 cyangwa zishobora no kurenga tuzikore twumvikane ko tuzisohoye kandi twumvikanye ko zigomba gusohoka kuri channel yanjye ya Admin Pro. Twarabyumvikanye niba mubeshyera azanyamuzi noneho turabyumvikanye turazikoze audio turazirangiye ariko tumvikana ko byibura agomba kuba harimo video imwe cyangwa ebyiri. Noneho ko kundi dupanze video twarapanze video bwa mbere dupanga ko tugomba gukora video shoot. Hari twagomba kwikorera sinibuka neza iyo location ariko maybe ari Wakanda cyangwa ariko niko mbitekereza. Noneho urumva giye gushutinga video jewe pini wambwiye ati ndashaka ko dushutingira ahangaha ntabwo nari negura abantu bose negura team yose ariko mbere na mbere urumva twapanze ko EP zasohoka twumvikanye ko EP igomba gusohokera kuri channel yanjye. Nabonye ibinyamakuru byinshi byandika ngo nasohoye indirimbo kuri channel yanjye ni ibintu twumvikanye ko indirimbo zigomba kujya kuri channel yanjye nawe ntabwo yabihakana kireka habayeho kundi kuntu. Noneho twumvikana ko tugomba gushutinga video wenda abantu basobanukiye ibintu bya music ibintu bya video ni ibintu bigorana. Noneho twakoze EP ako duteganya ko tugomba kuzakora video tugashutinga tukagira gute. Noneho dupanga video ya mbere irapfa ukagera kuri location basanga grand frère ntabwo hari kandi grand frère nawe arabizi basanga grand frère ntahari akambwira ngo urabona kandi video ni ibintu bifuna 1 2 3 4 ntabwo ngira ngo tuhangane cyangwa tujye mu magambo ariko hari abantu bafashe nkaho ari ngiye mubi cyane kuko nagiye ntabwo gutanga ibiganiro mu channels menshi ibi bintu bya social media niki nagiye ntabwo gutanga ibiganiro abantu bakambwira se wavuze niki yakwame abantu bakavuga ati wavuze niki ariko ngiye ngavuga oya ariko noneho bigeraho nubaye baye too much abantu bazagira ngo ngewe ndi gisimba kandi ntabwo ndi gisimba ahubwo nuko hari ukuntu umuntu uvuga uti umuntu ntabwo twagombye kubuterana amagambo n'umuntu wanjye ishimi yanjye nawe ibyo yavuze hari igihe bivugira ku bantu bari aho bashaka kumva ibyabo bashaka gucuruza hari n'uducano wumva ukumva nk'agacano k'umuntu ntagacano k'agapeti umupeti yatangiye kukumva nko muri za bintu na kangahe ako ngo araguha hiti peti w'agacano kaje ubundi we yatangiye kukumva muri 10 na kangahe turatekereza ko yanakora cano nako gateva ngo agiye kuguha hiti for what ye hiti ariko okay
ukavuga uti ntari bitu Peti nawe agomba kwidistinga tu mu buryo bwe. Ariko gusa byarantangaje ngi hari ikiganiro numvishe barimo kuvuga ngo ko we ngo twatumuhaye hit ku gacano kavutse ejo bundi ngewe naratangiye gukora music muri 2013. Uwo muniga nawe agifite imyaka mikeya cyane ntazi umubare wayo agiye kuma hit ngewe iyo myaka narakoraga boro zica ku maradiyo yose yo mu gihugu ngo agiye kuma hit. Bro, come on man, ujye nawe wiyubaha man, you know we channel yawe itangisha bundi ako ngo mugiye kuma hit kuri channel yawe. Ako it's okay, nta n'ikibazo niyo hit wenda mwayima simbizi, ntabwo ndi Imana ntabwo ndi rurema, ariko mujye mugereza gutekereza mane, kuko wowe niyo channel yawe ibyo bintu byose mwabikoze, iyo channel yawe ikoze ejo bundi. Njye natangiye gukora music kera, music zanjye zacaga ku ma radio menshi cyane, radio stations televiziyo. Wowe ukumva ko ugiye kuma hit uyu munsi ukoze channel uyu munsi, it's okay, it's up to you. Ariko ibyo bintu ntuzongere kubyibeshyera, ubutaha ugigerageza wiyigeho nawe utekerezaho. Kuko ubaza umuntu nk'Peti, njye natangiye gukora indirimbo nkitangiye secondaire 2012. 2013 nibwo nakoze indirimbo ya mbere ya P yitwaga Gangster Shit. Noneho abanyamakuru barambwira inama, barambwira ngo iyo ndirimbo ntabwo izashyirwa kuri radio, titwa Ntukabye. Iyo ndirimbo yakinwe ku radio yose, za Sarusi ndizo zarigezweho, za KFM muri zo zarigezweho, yakinwaga kuri ayo radio yose mu Rwanda. Uyu Mupeti wafite iyo channel bakoresha iki kiganiro yari ataranatekereza kazakora ibyo bintu, ariko ngo agiye kuma hit, gusa agiye kumbiye hit man. Agiye kumbwira ndetse ntabwo ari ukwiyemera, si no kubeshya, ariko Mupeti ashinze channel ejo kuko ngo yakoranye ikiganiro nako wowe mukuru akongo agiye kuma hit. Ntabwo yabitekerejeho, ariko undi munsi azajya byigaho man, kuko njyewe ntangira gukora ibi bintu ni kera, kandi we yari ataratangira no kubitekereza ko azabikora. Maybe ubu ngo barabikora, bishaka wenda bishaka ko benamutunze simbizi, ariko kwihandagaza kumva ko ngo agiye kuma hit bro. Okay, hit sinana yanga, ariko ari nziza, itari mu bintu byo gusebanya no kubeshya yamara. So icyo ngiye nashakaga rero ni ukuvuga kuri ibyo bintu, kuko bimaze igihe abantu bose bambaza se mani ko wakowe ubuhemu, kuri umuhemu, kuri iki ipi batazi impamvu ipi nyikora bwa mbere. Twe twumvikanye ko izaca kuri channel yanjye, ibyo bintu abantu babyumva. Pi nawe arabizi ko twabyumvikanye, kuko ni ngewe preferaga ibintu byose bizagendana n'iyo channel, niyo EP yose indirimbo hafi 8 gutyo. Nuko naje kugira igihe ahubwo mbura data zazimwe mu izo ndirimbo, niba munasohoye nkeya n'izindi ariko zizasohoka, zirahari data naje kuzibona, ariko nabonye data nkeya nsohora zimwe. Ariko njyewe ntabwo nasohoye, nuba ngo twari twumvikanye ko zigomba gusohoka n'ubundi kuri channel yanjye, ahubwo nyuma haza kuzamo abantu batugonganisha, bituma tutumvikana ibyo twagomba gukora nuko twagomba kubikora. Urumva niba Grand Frère yaravuze ko namuhemukiye, nanjye ngomba kwerekana ko byanjye byagenze. Niba koko sinarahemutse, ariko ntabwo njye nahemutse. Njyewe ninjye wamenye session zose za project ko zigomba kugenda, kandi twabyumvikanye. Ahubwo hari abandi bantu baje baradusopanya, ndanabazi ariko sindi bubavuge, ariko we tubaziranyeho, ndabazi nawe arabazi. Baradusopanya baraduteranya, bamwereka ko ngewe ngamije kumurya.
ntabwo ndi buce ku ruhande ndavugishwa bamwereka ko ngamije kumurya nibo bamuhinduye mind kandi nawe narabimubwiye hari igihe nigeze kumubwira bituma rero project twe dufite ipfa ariko ndavuga rero njye nahoraga buri munsi nishyuzwa EP kuko twayimenshoniza igihe kinini buri munsi bakajya banyishyuza EP irihe kandi grand frère we namubwira nkabona kubera ko nari mbizi ko bamugiye mu matwi nkabona birimo kumugora kubita byumva vuba ntabwo yabivuga ariko arabizi ariko njyewe ndabizi byose ko byagenze rero nahisemo gukora ibihari nyuma yaho twigeze no kuganira ambwira ko ari gukora iyindi EP ndavuga naribi gikore it's okay kuko njyewe ntabwo nazirika umu artiste munini kuko nanjye ndi munini ntabwo ngorera umuhanzi umwe nkorera abahanzi benshi nawe ni munini akora ibintu byinshi icyo namwifurije nuko byaba byiza n'ubu turavugana ariko abafana bo banifuza ko bo batekereza double bagatekereza bakavuga ati se ibi bintu uko byagenze bimeze gute kuko projet za mbere zo nabanje no kubura data zazo nabyo birambabaza ariko ndavuga ngomba kuzirekura kuko harashize twiyemeje ko tuzasohora mu kwa munani abantu bagiye bakurikirana ama interview n'ukuntu twagiye tubikora bo barabizi mbona igihe kirageze kandi ngiye babaga bambaza EP irihe muratubesha nta kintu mufite nta kintu mwakoze kandi bihari ariko ko wowe hagati yanjye ntabwo turi kumvikana ko ariko nkamenya ko hari abantu bari kujya mu matwi ubu nkamenya ko bitazanasohoka ahubwo ndavuga rero abajene rero bashaka ko kandi abo usanga hari n'abantu b'amabono batagomba no kwinjira muri ibyo bintu ariko ugasanga babyinjiyemo bashaka kubyica kubera ko ngiye mbazi kuri ari abantu b'amabono niyo mpamvu nabuze amabono ntabwo agomba gutuma boro zacu zidasohoka kandi zihari twarazikoze twataye time twashizemo n'amafaranga hari amafaranga bayagendeyemo hari n'abaduteye inkunga byose bigomba gukorwa ariko ugasanga kuki bidakorwa hejuru y'amabono ayo mabono rero niyo ngiye ntashatse guha time. Admin bro nyine utubwiye ukuntu bimeze abatekerezaga ibindi so noneho nkawe nk'abantu batekerezaga nyine nk'ibintu kuri wewe cyangwa se bari barakurakariye batekerezaga ati yaramuhemukiye kandi tukigiye mwatangiye gukorana nk'iki wababwira nyine kugira ngo barekere kukurakarira nyine sinzi nyine tuba urumva iki kibazo ni cyiza cyane kandi nicyo nanjye ndacyumva numva gifite n'agaciro hari abantu benshi bandakariye bavuga admin yibye yipiya hari n'umuntu wamamagaye call direct call arambwira wowe wibye yipiya yego barahari benshi hari n'abarakaye bambwira ati admin wari kuko wibye yipiya y'umukoboyi ukayicuruza ukagera gute ariko njye ntabwo nayibye komuteri uko babyumva kuko ni EP nashyizemo imbaraga zanjye ni EP nabyukaga mu gitondo nkahamagara kobo yambwira ati bro ndashaka ko dukora iki kintu akambwira ati really yes akaza tukagikora kimwe bibiri bitatu gutyo hari n'izitarasohoka zigomba gusohoka so twe dufite movie yacu iza kuvangirwa n'abandi bantu njye nanjye ntabwo mbreminga ntabwo mbreminga uvuge ngo ni wowe ngo wangambaniye ngo hari abandi bantu binjiyemo baratuvangira batwicira movement nta nubwo nzi niba wabyemera gutyo nta nubwo mutegetse kubyemera gutyo
ariko abantu bo babyumvishe ko nahemutse bo babyumve gutyo. Njye mvugishije ukuri uko byanjye mbizi ko nzi ukuntu byagenze. Ubwo wowe ngiye dukorana cyane, we rero niba afite ukundi abizi ubwo nawe afite uko abizi, ariko nzi ko ngiye mvugishije ukuri ko mbizi, ko ngiye uko twabyumvikanye. Na interview ya mbere twakoze twayikoreye kuri Radio 1. Nuvuga ngo EP yagomba gusohokera kuri channel yanjye, ahubwo ibindi byo twagomba kubyumvikana nyuma bizazaho nyuma. Ariko niyo decision mwari mwafashe. N'abantu bashobora kujya kuri channel yanjye Admin Pro Rwanda bakareba. None n'abantu nabo bashaka kumva iyo EP twari twakoze nabo bajya kuri Admin Pro Rwanda. Iyi ngi turi kuvugiraho n'ubundi. EP ni ibiri, nakoze version nyinshi kuko version ya mbere nayisohoye narabuze data. Hari ukuntu yaje ifite akabazo ka sound. Ariko version ya kabiri nasohoye nayisohoye noneho iri ku magitari kandi abantu benshi barayikunze cyane. Iyo noneho nayisohoye imeze neza. Abantu bakunda ibihangano byacu, bakunda ibihangano bya Pfla, bashobora kujyaho kuri Admin Pro bakareba Admin Pro Rwanda, bakareba izo boro zose. Nuvuga ngo mbere mbisohora bwa mbere nari nabuze data n'iki, ariko nagomba kubisohora kuko igihe twari twateganyirije abantu cyari cyageze. Cyari cyanarenze, ariko Grand Frère nta nubwo twavuganaga icyo gihe ngo tuhuze, kuko ibaze kugira ngo mpange n'umuntu video manu zane na director n'ibiki byose birangira itabaye. Ariko ubwo sinzi ngo wenda byanyenze gute, nawe ashaka kuba yagize ikibazo cyatumye bitaba, sinzi niba yabikoze abishaka. Ntago mushinjije, nta cyaha mushinjije, kuko nkuko nakunze nawe mu biganiro yakoze ntago yigeze amvuga ngacinje icyaha. Ariko njye nahise mbibona ko ari njye yamentionize kuko iyi nje twakoranye iyo EP. Ese mbibona ko njye yamentionize, ndavuga okay niga njye yamentionize, ariko nanjye nta cyamushinja cya danger. Ariko hari wenda ashobora no kuba tarabimenye ko harimo mistake, kuko kuba twapanze video tugaterura ibintu byose tukajya gute twagerayo tukamubura ni ikibazo gikomeye. Mutazi ni mama. So wakoze rero Admin Pro wasezerana n'ubundi abantu bakunda. Nasezera abantu kandi nkabashimira abantu bakomeje kunyereka urukundo rwinshi. Nabashimira pe, banyereka urukundo rwinshi mu buryo bwiza kandi bushimishije. Nabashimira mbasaba ko bakomeza noneho bagakora subscribe, bagasharinga ibyo dukora. Abifuza kumenya ubu noneho tugiye gukora ibintu byinshi. Rap FM, hari abantu benshi tugiye kugenda ntavuze kuri Rap FM, kandi abantu benshi bambaza Rap FM. Yirirwa bayimbaza, barayibuze Rap FM ubwo yaje. Ubu ngubu noneho Rap FM mu by'ukuri koko imaze igihe itagaragara, idahari, kandi twarabibonye ko ifite abakunzi benshi kandi abayikunda turabashimiye cyane. Sasa rero Rap FM noneho ngubu nicyo gihe cyayo, tugiye cya Rap FM. Abayikunze mujye muduha n'ibitekerezo by'ibyo mwifuza ko twakora, kuko dufite ubushobozi bwo kubikora. Mutubwire muti turifuza ibi mwadukora mu Rap FM kugira ngo ibe nziza kurushaho, kuko niba ikintu cyakunzwe n'ibihumbi by'abantu ni byiza ko nabo batanga ibitekerezo bakavuga bati dushaka ibi byakora byatuma bikura noneho bigakura. Ariko aho bigeze naho biri byo nyine turabishima, kuko nabyo ni uruhare rwabo. Batubwira ibyo bakunda abari ibyo tubakorera, natwe turi tayari kabisa. Abakunda Rap FM ewana respect, mukore subscribe, musharinge bose babibone, ariko turabashimiye uko bimeze. Ciao respect.